Hello my friends, hello my people. Nongeye kubasuhuza, ni Bosco mwarimu wanyu twigana gucuranga gitari. Bishize twari turi kwiga gucuranga dushyiramo passing notes. Hanyuma uyu munsi ntago turi bubisubireho, turasa nk'ababisubitseho gatoya dukomeze no gucuranga indirimbo. Bishatse ko uyu munsi twigana gucuranga indirimbo yoroheje. Igizwe n'amanota 3 y'ama major cyangwa se major scales 3 zibanze twize muri gamme ya do. Inota rya mbere ni iri ngiri do. Wakundi turifata nyine twarabyize, utarabibonye yajya muri mu masomo ya mbere akareba twiga uburyo dufata amanota yibanze muri do. Kaza fa cyangwa se f. Ushobora gufata gutya iyi bar chord cyangwa se ugafata gutya. Kaza hanyuma na sol. Naya ngaya nyine do, fa na sol. So indirimbo rero ivuga ngo kiravuga ngo misi yo kubaho kwawe Imana ifite mu kiganza, izibyo yibwira ko kugirira ejo hazaza habeza cyane. Niyo ngiyo tuyicuranga gute rero? Hano ku kaboko k'iburyo cyangwa se right hand turadukora finger style ya tuza tuza no murya wa gatanu. Ubundi izi ntoki 3 zindi zikavuza indi mirya, zigacuranga indi mirya. Uwa gatatu, uwa kabiri no wa mbere like this. Narekuye gutya, ariko dira do tucuranga nyine turafata do bisanzwe hanyuma ducurange 5 yo mu 5 the 5th string mu rya gatanu, urundi rutoki ruvuze mu rya gatatu, urundi ruvuze wa kabiri, urundi ruvuze wa mbere. Imisi yo kubaho, imisi yo kubaho. Noneho kwawe tukatujya muri fa, ukayifata kwa kundi gutya cyangwa se gutya kwawe. Nubundi dukora bimwe twakoraga hano, nuko duhera noneho ku murya wa kangahe? Wa kane. Muri do tuba twahereye ku wa gatanu, muri fa tukajya guhera ku wa kangahe? Wa kane. Misi yo kubaho kwawe umuntu ukoresha ino fa nyine cyangwa se agakoresha iyi ngiyi ukora nyine ukora navuga ngo arpeggio nari naberetse igice. Yuzuye ni ukubita umurya wa gatanu, uwa gatatu, uwa kabiri n'uwa mbere, ukongera kubita uwa kabiri n'uwa gatatu. Ukuvuga uza nyine ucuranga ugenda ukongera ugacuranga garuka. Nguko imisi yo kubaho kwawe wagiye muri fa, tugaruka muri do. Imana ifite mu kiganza, Imana ifite mu kiganza cya muri gatanu, mu kiganza wafashe gatanu, kiganza gatuzura muri do. Zibyo yibwira ko
nibyo ngibyo. N'ibindi bice by'indirimbo nuko namanota agenda akoresha, mukurikire murebe. Imana ijya kundema nawe yabanje kubaza, yabikoze nk'uko ibishaka, nk'uko yari yaragambiriye. So rero n'undi ni ya manota ni do, fa, do, sol. Igihe nari mu nda ya mama ntawaruzi imibereho yanjye, ko nzabaho byari ibanga y'Uwiteka Imana ihoraho. Nongeyemo gatandatu. Y'Uwiteka Imana ihoraho. Bavuga ngo hano ugiye gusoza ushobora kujya muri gatandatu cyangwa se ra, cyangwa ugakoresha do nk'uko twabikoraga. Y'Uwiteka Imana ihoraho. Gusa nyine yaryohamo gatandatu. So rero niba warakurikiye warabonye uko twacuranze, uko twafashe, niba warakurikiye isomo rya mbere ryigisha amanota y'ibanze yo muri game ya do, ukaba uzi gufata do, ukaba uzi gufata fa, ukaba uzi gufata sol, iyi ndirimbo wayicuranga rwose. Waba uzi gufata ra cyangwa se inota rya gatandatu byaba ari akarusho kuko iraryoshye cyane. Hari igihe bashyiramo na re nka passing code. Imana ijya kundema nawe yabanje kubaza. Rero nabashobora gushyiramo andi manota menshi, ariko icyo nshaka mwebwe ni uko nk'abantu tukiri kwitangirira kwiga muzike tumenya gukoresha aya ngaya atatu y'ibanze: do, fa, do, sol. Hanyuma baye hari aho utabona neza wansobanuza nkagusobanurira muri komenti, ariko ni uko nguko tuyicuranga. Mpamvu nanze kugenda nerekana ngo dufata gutya nuko nzi ko mu isomo twize ubushize muri part, ni cyiza ko ari nka part 2 niba atari part 3, twize mu buryo dufata n'amanota neza rwose: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Twarayize uko tuyafata neza. Utarabibonye washaka amanota, washaka iryo somo twiga gufata amanota y'ibanze muri do, ukareba uko twabikoze, hanyuma ukaza ukareba uko twacura zino ndirimbo. Ndumva ari ibyo rero. Cyambere nuko uzi gukora ino arpeggio y'aha ngaha. Dore niyo ngiyo duhora twihuta. Waba uri muri do ugahera kuri gatanu, wajya muri fa, iyo ufashe fa iyi ngiyi ya bare uhera kuri wahera ku murya wa gatandatu, cyangwa wakora ifa yo hasi ugahera ku murya wa kane gutya. Uragaruka muri do n'umurya wa gatanu, wajya muri sol nabwo ugahera ku murya wa gatandatu. Ibi ngibi rero. So ubikurikirane neza mucuranga ino ndirimbo rwose iroroshye, hanyuma tuzakomeza ubutaha. Imana ijya kundema nawe yabanje kubaza, yabikoze nk'uko ibishaka, nk'uko yari yaragambiriye. Iminsi yo kubaho kwawe Imana ifite mu kiganza, izi ibyo yibwira kukugirira ngo ejo hazaza hameza cyane. Zaba mwakoze, Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Shyiremo agatege. Gucuranga ni urugendo, kandi iyo washyizemo umuhate ukabikora bikunze biraza. Sawa, Imana ibahe umugisha.